Hey guys, mwiriwe muraho murakaza neza kuri mu Rwanda nisanzwe njyewe ndi Nene. So nkuko muri kubibona turi mu modoka ndi mu nzira ndi kujya ni weekend natekereje ndavuga ko nzigara ahantu hamwe akazuba kaje hanze hararyoshye so reka tugende dutembere kuri iki kirwa ku batabizi ntuye ku kirwa. So hose hari amazi n'ibiki so since ngiye gutembera natekereje ko dukore aka vlog gatoya dutemberane tujyane aho ngiye. So I hope ko muri enjoying ni road trip turi bukore turatwara nk'amasaha 3 n'igice or something. So ahantu tugiye hitwa Uklu okay ni izina ryananiye kuvuga so ndaza kubyandika hano namwe mufashe kurisoma. So ukurikirana iyi vlog ugeze ku musozo. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko bashaka kureba ukuntu hanze muri Canada hameze. So iyi ni imwe muri izo video ndi kugerageza gukora kugira ngo niba muzishimira. So mbona abantu benshi bari kuzikunda turadukomeza dutemberane tugende muri Canada ahantu mu nce nyinshi zitandukanye. So nukundi iyi video like, subscribe, share, comment tumva ibyo nanjye kuvuga mukomeze munye ku rukundo nk'ibisanzwe. So enjoy the video. Uklulet rero kuhagera na amasaha 3:50 na muri make na amasaha 4 arenga kuko hazamo na traffic no kugenda wagarara ngo kuri essence ibintu nk'ibyo n'amaferuje n'ibiki. So urumva ko urugendo rutari rurerure. Abantu benshi rero bahatuye bahita Yuki. Kuri map nuko bimeze. Hanyuma mbere yuko njya ahantu iyi ni tip nawe wakoresha ushobora kujya kuri Google ukandika aho hantu then ukabaza Google things to do aha naha bahita bakwereka activities zihari ku buryo ugenda uzi ibyo ugiye gukora utagiye kubuyera. So nabari kutwereka beach bafite bakatwereka inzu ahantu abaturiste benshi bakunda kujya. Kuri map rero twebwe dutuye Victoria. So hano wareba inzira yose turi bucemo ko hari amazi menshi n'ibiti byinshi. Ubwo ni heads up ndi kuba muraza kubona amazi menshi n'ibiti byinshi mu nzira. So uvuye mu rugo hano handitse home urabona ko map ikwereka kugenda ukagera Duncan ukarenga Duncan ukajya Ladysmith then Nanaimo hanyuma Port Alberni ukaza gukomeza ugeze Port Alberni rero ushobora gukomeza ukajya Tofino cyangwa ukajya Uklulet. Iyi Tofino rero ni iriyo iri touristique bya hatari ni destination abantu benshi baza hano kwisura bavuye ku isi. So na ahantu hahenze kuhajya. Uklulet rero iyi park iyi Pacific Rim National Park Reserve izwiho kuba ifite ibiti binini bishaje kurusha ibindi muri province. So twakomeje hano twagiye ubu nibwo tuhagurutse nkuko nabibabwiraga turaza kubona amazi menshi n'ibiti byinshi. Ngeze mu gentike nkunda vacation y'ibintu nk'ibi ahantu hatuje hari amazi umuyaga hari isa ku buryo kabisa uruhuka mu mutwe. Tugeze mu nzira rero hano twari tumaze nk'isaha n'igice tugenda. Then tubona hano bafite essence yendutse kurusha aho twari tuvuye ati reka tugure essence. Mu rero cyo kugura essence mita profita kujya kuri toilette no kuba nashaka udu snack. Abantu tugira inda nini nuko tumera opportunity yose yo kurya turarya tuzambara amabubu.
kuriya nababwiraga rero ya masaha kubera traffic nabiketse kandi nako bimeze, hari embouteillage, so kugenda gahoro gahoro biraza gutwara nk'amasaha 5 n'igice kuko ni kwa gatanu. Sinzi impamvu nabitekereje. So abantu benshi bava muri kano kavuyo ko mu mujyi bakajya kwigira mu cyaro ngo barebe ko baruhuka mu mutwe. Hano rero tugeze mu mujyi witwa Duncan. Ni umujyi utuje ucecetse ariko uzwiho kubamo abantu bari deprime cyane ukuntu, ntago mbizi impamvu, gusa nibutse ko hashize ukwezi hariya iwacu haje abana bavukana b'impanga disi, byarambabaje. Baje kwiba banki, hanyuma bafite n'imbunda barasana na polisi, bose babiri polisi irabica. So ibaze uri nka mama wabo bana disi, impanga zawe zigapfira rimwe. Anyways, ni igikorwa cy'ubwiyahuzi bari bakoze kuko bari babizi ko batari butahe, bari babizi ko bari bupfe kuko bafite imbunda, bari kurwana na polisi, bararasanye igihe kinini. So yari political statement bashakaga gukora kugira ngo barwanye system ikiza abakene bakaguma hasi bakabexploita ibintu nk'ibyo. Ndi umuntu udakunda stereotype, ariko reba iyi modoka yuzuye amadarapo nk'igihumbi. Stereotype nuko abantu bagenda ku mamodoka ariho amadarapo kuriya cyangwa bayafite ku nzu yabo hanze, ari statement baba bari gukora, aba ari abarasiste, baba bumva aribo bakanadiye kurusha abandi. Twebwe tuba twaraje gusa kubabuza amahoro, kandi nabo baraje igihugu bacyambura abasangwa butaka. Anyways, hano rero twagiye kuri Mona nayimo gushaka swimsuit kuko nashakaga kuba twajya ku mazi umunsi ukurikiraho. So naje hano kwipima ngo ndebe ko ejo nazajya gukora inyoga yanjye. Aha hantu rero sindi ukuntu hitwa, twabonye par hasard duciyeho twumva sound y'amazi, tubona ibiti byinshi bisa neza, tubona abantu benshi bari kuhajya, natwe turaparika ngo tujye kureba niba ari hehe. So sumbaza ukuntu hitwa, gusa ni heza, uciyeho ntuzacikwe, nawe uzahagere utembere, uhava wanaruhutse n'urugendo rurerure. Ucluelet rero cyangwa Yuki twahageze, ngaho uko hameze. Nawe wirebere umbwira ukuntu ubibona. First impression yawe. First impression yanjye nuko nabonye ari ahantu heza ku bantu bafite abana.
famiye kuko nta kagi gatoya, ntago hari zagara nyinshi, hasa nkaho nyine abantu bose baziranye. Ngira ngo nta nubwo ukeneye bus kuko ni gatoya, ushobora kugenda n'amaguru cyangwa niba ari cab, niba ari kuko so far nta na bus ndabona mu muhanda. Ntabwo icyo ni ikibazo cy'amatsiko, abantu bano bose bagira imodoka cyangwa amagare kuko nta n'icyapa cya bus nigeze mpabona. Gusa ni heza, hakikijwe n'amazi menshi, naho hari umwuka mwiza kabisa uri fresh, nta pollution, haranakonja. Rero ni ukuvuga ngo iwacu twahavuye hashyushye pe, ariko hano numvise ubwo ndi gushaka n'ikoti ngo nambare. Okay, so hantu twahageze ni ahantu mu cyaro, ntago hari ibintu byinshi byo gukora urebye, ariko amazi, hari nature nyinshi cyane. So no gutembera ukareba ibyiza bitatse Canada. Ni ahantu heza kugenda ukaruhuka umaze iminsi mu kazi, uri tired, urushye byatari. So I don't regret coming, nubwo kuri internet bavugaga ko ari heza cyane kurusha uko nabonye, ariko it's still nice. So twari tuje hano kureba ino lighthouse, ariko barayifunze, I don't know why. Usanzwe uzamuka ariya masikariye ukinjiramo, ukazamuka ariya hari agatwe k'umutuku, so sinzi impamvu bafunze. Twashaka kujya kuri aquarium ariko nayo yari yafunze, so byarangiye twigire kuri beach ho akanya gato mbere yuko dukomeza ngo tujye kurya. Restaurant dushaka kuriraho rero iri hano kuri Marina, iraflota, ni ukuvuga ngo iri hejuru y'amazi, bumva imeze nkaho iri kubyina. So hari umurongo muremure, ni iyi ngiyi restaurant, hari waiting line, so twabaye tugiye gutembera kuri Marina. Sunshine, I own nothing. I own nothing. You own nothing. And now the sun sets on Sierras. The air is my home. The water is my balance. Earth is where I roam, but my head is in the galaxy. Sinzi niba muri bunyumve hari urusaku rwinshi, ariko nyine twagiye kuri restaurant iri ku mazi, iraflota mbese muri make. So nakunze kubera ko ari ku mazi nyine, ubwo dushobora kuba tubone amafi akiri mashyashya, ari fresh. So niturangiza kurya ndaza kubaha feedback mbabwire ukuntu byari bimeze. I've heard this shit too much. Just don't say it's love, and don't
Don't say, don't say, don't say, don't say, don't say, don't say. Twashakaga gufata ino ndege rero ngo dukore tour kugira ngo turebe umujyi turebeye hejuru, ariko unfortunately twahageze bafunze, so turareba indege gusa undi dutahira icyo. Mbere yuko mbasezera rero nibagiwe kubabwira feedback y'umujyi twasuye. Ni umujyi mwiza, bafite ibiryo biri fresh, amafi aryoshye akiva mu mazi, ko tumenyereye kurya ibintu biri frozen bidafite gu, so iheza, harashimishije kuruhuka, and gusa byaba biri bizarre kuko nitwe birabura twenyine twari duhari. Twacaga hano abantu bakatureba bakana bagatangira kwikanga, mbese twakoze uko dushoboye kose kugira ngo tubehavinge, duhagararire neza abirabura, seka mbese tuba too nice kugira ngo tujya ko numvaga ntari safe, numvaga umuntu ashobora kuza akananjugunya mu mazi kubera gusa ndi umwirabura. Nicyo kintu cyonyine ntakunze kuko ni ahantu hari abazungu gusa. Yeah. Okay, ngiye kubasezera rero, bwatwiriyeho ndwara n'umutwe, so ubwo tugitashye turarara hano, tuzazinduka dutaha mu gitondo. Reka video tuyisoreze hano, hopefully ejo ntabwo nzabyuka narembye. So yeah, mwakoze kubana nanjye, nagize umunsi mwiza, nizere ko namwe aho muri mwishimanye nanjye ko twatemberanye, dusipoze ko twari twajyanye, nariye murahaga, ndareba murishima, so mwantumye nawatumikiye. So guys, niba ugejeje ku musozo w'iyi video, like, subscribe, share, n'ibindi byose nyine, yeah, gushaka uko ndyama, then peace. Iyi video ni muyirebe ubwo nzaba nkihumeka umwuka w'abazima. Ciao ciao, bye. Stay with it, you don't need to water it down. No one else has the same story.